Fanya Kazi TV, we are the solution. Reka ngo ikaze nanone kuri Fanya Kazi TV. Nizera ko umerewe neza aho uherereye hose. Nge unyite Mr Fanya Kazi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndagira nkubwire ko iyi channel ni urubuga duhuriraho twese kugira ngo twungurane ibitekerezo cyangwa se tugirane inama, twungurane ubumenyi, by'umwihariko turi kureba ikintu cyaduteza imbere, cyatuma ku mufuka hari akantu kinjiraho, dore ko muri no minsi biba bikaze. Abantu benshi bakunda kutubaza ibibazo bitandukanye, ariko by'umwihariko nyine ku tuntu tumwe na tumwe umuntu wabona tutagakwiye kuba twatuma umuntu ajya gushakisha abimukorera. Nyamara Fanya Kazi TV icyo twifuza nuko nawe wabyikorera. Twagiye. Ushobora kuba wibaza uti ni gute nakura coin runaka kuri wallet runaka cyangwa se kuri exchange iyo ari yo yose nkayishyira ku yindi. Ibi ni ibintu biri simple cyane, mu yandi magambo ni ibintu byoroshye. Nkurikira tugendane, nkurikira uko ushobora gukura crypto yawe cyangwa se coin yawe iyo ari yo yose kuri Binance ukayishyira kuri OKX, kimwe nuko ushobora kuba wabikora ukayikura kuri OKX ukagenda kuri Binance. Nkuko ro muri kubibona, ngomba kubanza kureba balance mfite kugira ngo nze kumenya icyo ndi transfer cyangwa se icyo ndi bwohereze ni iki. Hanyuma ikindi ndeba coin mfite ni iyihe, ni USDT, ni BNB, ni Bitcoin. Rero nkuko mubibona nari mfite USDT ariko ngiye kuzikonvertinga muri BNB. Impamvu nta yindi, hari igihe ujya kohereza bakakubwira ati nta network fees ufite cyangwa se amafaranga yo gukora transfer. Rero kubera ko akenshi na kenshi ayo mafaranga cyangwa se izo fees zo kohereza zikunda kubarwa muri BNB, ngiye mpitamo guhindura coin yanjye muri BNB kuko gukonvertinga ni ubuntu. Hanyuma nakohereza bo ubwo baza kumenya ayo baza gukata, ntiriwe njya kubanza kukira duke kuri BNB hanyuma nkajya nabona kohereza. Reka noneho tubanze dukore converting, dufate USDT tuzindure muri BNB. Yes, hanyuma hano nakanze kuri max, urabona USDT 1.96 ni BNB 0.0029 icyo ndi bukore rero ndaslidinga kugira ngo nemeze iyo conversion direct. Ntabwo bitinda n'amasegonda make cyane nkabamaze kubona BNB zanjye. Uno nongeye gusubira inyuma nje muri OKX. Icyo ngiye gukora ni OKX mangiye kwitegurira kwakira kuko niho ngiye kohereza ziriya BNB zanjye. Ndafungura OKX nimara gufunguka ndacya kuri asset kugira ngo mbone options cyangwa se uburyo bwo kubasha kumenya niba ndi bwohereze cyangwa se ndi bubikuze cyangwa ndi transferring. Hano rero kubera ko tugiye koherezamo BNB, ubwo tugiye kudeposinga cyangwa se tugiye kubitsamo, ndakanda kuri deposit, hanyuma mpitemo kuri deposit crypto. Hasi aravuga ngo ni transfer crypto from a non-chain wallet cyangwa se exchanger. Uvuga ngo nshobora kuba nyikuye kuri non-chain wallet cyangwa se nyikuye kuri exchange, nkuko tugiye kubikora tuyikura kuri Binance tuyizana kuri OKX. Ndakanda hano hambere, mpitemo noneho ibyo ngiye kudepozamo, ndakanda kuri BNB. Barahita bampa iyi address. Iyi address nimfasha ko ndibuze kuyikopia nkajya kwishyira muri Binance kugira ngo Binance ize kumenya aho iri bwoherereze iki iyo coin. Nkanzeho kuri copy, nsubiye muri Binance, ndakanda kuri asset, hanyuma mpite nkanda kuri send. Hano uhita ubona options zitandukanye. Hari kohereza kuri Binance users, ni ukuvuga ngo kuba ugiye kohereza ku muntu ukoresha Binance. Kabiri, withdraw crypto, ni ukuyikora noneho kuri Binance uyohereza ku yindi exchange cyangwa se wallet. Ubwo niho turi bwemeze kubera ko tugiye kuyikura kuri Binance tuyijyana kuri OKX. Twagiye hano barampitishamo, ndakanda kuri BNB. Iyaza ko ari iyindi coin nshaka, nanone nari gusacinga nkandika, ariko kubera ko ari BNB niyo mpisemo. Hano niho hantu ho kwitondera. Ahambere hari address, urakanda hano hari long press to paste kugira ngo ushyiremo ya address twakopiye muri OKX. Numara kuyishyiramo turajya kabiri kuri network uhitamo uburyo uri buze gukoresha transferring bitewe na coin ugiye kohereza. Kenshi na kenshi dukoresha BNB cyangwa se BEP20. Ndayemeje, hanyuma hasi bari kumbaza amount ngiye kohereza. Kubera ko ntabasha kubibuka bya bice neza, ariko ibyiza ndakora kuri max kuko banyeretse ko available ari 0.000. Mbaye hari undi mubare nifuza nabandika, ariko reka nkore max. Nkuko nababwiye rero marita mubona ko network fee ari 0.00001. Iyo urusanzwe ufite wa ma BNB ntabwo ari ngombwa kurirwa ujya gukonvertinga, ariko mu gihe utayafite konvertinga muri BNB yubwo yeze kubyikuriraho utiriwe ujya mu mibare myinshi. Hanyuma turakanda kuri withdraw. Hanyuma nimara kutwereka neza uko byose bimeze turakanda kuri confirm. Gutegereza. Kubera rero umutekano wa Binance, nakireza ko naberetse uburyo ushobora gufungura authenticator ndetse ukanayihuza na Binance yawe. Ubwo ndayinjiramo, murabizi ko umuntu yinjiyemo ibintu byose bitaba black, nta kintu ushobora kubona. Nkopiye code yo muri authenticator, hanyuma ngaruke kuri Binance ni pastingemo, nkore submit, nuko
ubwo BNB zacu zibe zigiye hehe kuri OKX. Katujyemo turebe uko bimeze. Murabyibonera rero neza ko mbere hari 1.89, ubu noneho zise ziba 3.39. Muribonera neza ko nta kigoye kiba kirimo, byose biba bishoboka kandi biroroshye. Icyo fanya kazi yifuza nuko nawe wabyikorera. Turi kumwe. Ikindi kibazo waba ufite ntibikubuze kutubaza, gusa akenshi mukunza kubona tukunda kuvuga ku bintu bya cryptocurrency, ntabwo aribyo fanya kazi yibandaho. Fanya kazi TV ikora mu bice byose by'ubuzima, by'umwihariko ibintu bijyanye n'imirimo, yaba y'amaboko, yaba imirimo y'ubwenge, yaba imirimo y'ikoranabuhanga, byose tugenda dukora ku mpande zose kugira ngo buri muntu yisangemo kandi abone ubumenyi bwamufasha kubyaza umusaruro imbaraga n'ubushobozi afite. Stay in touch. Yari Mr. Fanya Kazi. Fanya Kazi TV. We are the solution.